wabigenza ute? Wabigenza ute duhuye mu nzira nakubwira ko nkubise inkokora, wabigira ute? Ubwo twaje muri wabigenza ute, ariko ubundi muri aho. Wabigenza ute utashye mu rugo ushonje ugasanga madamu ntarateka, wabigenza ute? Wabigenza ute utashye mu rugo ugasanga madamu yinkwiriye ku gacupa kandi uzi ko hatajya akanywa, wabigira ute? Wabigenza ute utashye mu rugo ugasanga umwana ibintu byose yabimenaguye, ya flat screen yayipe, wabigira ute? Wabigenza ute? Wabigenza ute se koko? Kamvuga aka gastori karandiye nongeye ngagarukemo, nubundi nayo narabasezanyije ko nzakagarukamo cyangwa nzagasubiramo, abanze nakire uyu muntu se cyangwa twakore. Okay, umusore umukobwa yakundanye n'abatipi babiri, hanyuma umwe ayigira hanze, ubwo tukunze kubita aba diaspora, ndetse undi yigumira hano mu Rwanda iwacu cyangwa se yigumira mu gihugu cye. Ageze yatereta n'abahungu bombi, urumva urukundo mukundana, umwe ari kure mu birometero n'ibirometero n'ibiki byose, intera nini cyane, uwo muri kumwe ni uko updatinga buri kanya. Urukundo wari rukeneye kwa updatingwa, uruvugurura. Akundana n'uwo muhungu rero wari uri mu cyo gihugu, igihe kirashyika umuhungu amusaba ko babana, umukobwa arerekanwa birarangira, hanyuma bagera n'igihe cyo kujya mu murenge. Inshuti y'wa muhungu wibera hanze, wibera mu diaspora, araje ambwa uzi ko runaka agiye gushaka, bagiye kujya mu murenge. Undi abariteye mu gutwi rero, ahamagara wa mukobwa aramaze ati ugiye he? Undi abwa ati naho, wambwiye ko ntacyo byaba bigutwaye, wambwiye? Ati naho. Ati ushaka wambwira nyamara. Ati na hano ugiye? Ati yego. Ati ushatse wanyibwira ntacyo byaba bitwenda nganagweza, navuga ati cyo ufite agati. Undi aravuga ati rero njyewe ngiye gusezerana mu murenge mu rukiko. Umuhungu aranje amaze ase ubitewe n'iki? None se uko ntacyo yigeze umbwira, ngo nyine na uwabimbwiye no tujyanye. None urumva kukujyana mu murenge ugasezerana no kwambika agatimba ari byo bintu byananiye. Hanyuma jama cyangwa mu diaspora arambwa ati byihorere, ahitamo kubeta amafaranga mu madolari, niba mukubise 1000 na mukubise bingahe by'amadolari ntabwo mbizi. Hanyuma telefone umukobwa yirya sina ayikuraho, bandi bageze ku murenge, gitifu arategereza, umunyabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge arategereza. Gihe kiragenda, baranje batangiye guhamagana n'umukobwa, abagenzi baramuga ngo turacyari muri salo. Igihe kiragenda, ariko si yo salo, bajya kumva mva telefone none zose zavuyeho. Baribaza se ibi bintu byatewe n'iki kibiteye. None buri muntu wese wari uri aho ngaho yagiye kubona ka message kamubwira ngo you have received, wakiriye amafaranga 50,000 by'amanyarwanda. Gaherekejwe na message ivuga ati mwihangane kubw'umwanya wanyu, ayo mafaranga tubahaye nayo insimbura mu byizi. Sibyo? Hanyuma ubwo bari bigereye Igisenyi cyangwa andi hantu kuri kurya ubuzima, munga arategereza. Noneho hariya ni pale, bari cangana jamwe ariko se message mbonye 50,000 na message twihanganisha kari umubizi, wowe wayibonye. Buri muntu wese batangira kujujura, birangira umudada yigendeye yigira kuryoshya. Wa muhungu asubira iwabo n'amafaranga yari yatanze y'imodoka ndetse n'ibindi.
unyumvire nawe wabigenza ute ari wowe rero ari we babikoze bahita bakoza ka message cyangwa amafaranga bati ayo ni isubira mu bizo yageze mu kurukiko. Aha, wabigenza ute ugeze mu rugo ugasanga hari undi muntu wagusigariye ku rugo. Gore n'umugabo nyine barabanaga, hanyuma umugabo abwira umugore ko agiye mu kazi atari bugaruke kurya saa 6, umugabo atazi gahunda ihari ku kazi, ariko akaba yarafite amakuru yuko umugore we amuca inyuma yarabibwiwe n'umukozi wo mu rugo ubakorera batekera muri make. Umugabo ariko ntiyabe agaciro bitewe n'urukundo yahaga umugore we. Hanyuma dore ukuntu byagenze. Umugabo yarabyutse mu gitondo agenda mu kazi, abwira umugore we ko atari bugaruke vuba, ari bugaruka nimugoroba. Umugabo agisohoka kigenda, umugore ahamagara umugabo, niba navuga ko ari umugabo w'inshuti nawe uvuga ko ari umusore. Hanyuma aravuga ati umugabo wanjye aragiye mu kazi aragaruka atinze, ushatse waza mu rugo. Hanyuma rero yaraje bajya mu cyumba, ebwo urabyumva nyine byakurikiyeho n'ibyo. Hanyuma kubera umugabo saa 6 yajya agaruka bitewe na gahunda yari ku kazi, nawe wenda kujya baramubwira ati okay ntabwo ukigiyeyo, hanyuma ahubwo genda utahe witegure, tuzakora ikindi gihe, tuzabitegura ikindi gihe. Umugabo saa 6 arataha, ageze mu rugo asanga mu rugo ageze mu rugo nyine imodoka yayisize hanze y'igipangu, ibintu byari kuba n'ubundi of course. Hanyuma yinjira mu nzu, akomeza mu cyumba, asanga umugore we ari kumwe n'uwo mugabo. Ntiyabigiraho ikibazo, akuramo isaha n'utundi tuntu yari afite umufuka adushyira kuri ka etajeri kaba kari ku gitanda uruhande aho. Aranje afata utundi tuntu yari akeneye, ahita ayigendera ajya kwicara muri salo, yirebera agafilime. Umugore ati umugabo none aranyicara amfashe, bigenze bite? Batishye ubwoba. Baje umugore atangira aratitira ubwoba bwinshi, amaso yakanuye. Hanyuma umugabo gase bite, ufite ubwoba bw'ikishiri, bimeze bite kuje kare? Ntose ko mbona ufite igihunga vipi, bimeze bite mugore mwiza? Umushyitsi ko dusuye icara ni karibu. Umushyitsi aricara, ati no bagushyira amazi muri dushe ubanza ukarabe kuko byanga byakonurarushye. Hanyuma abwira umugore ati hereza umushyitsi isume yanjye agiye muri dushe, agiye kwitegura akarabe nyine ase neza. Abwira umukozi amujyana amazi muri dushe. Umushyitsi nawe nyine wa mugabo nawe ajya muri dushe, aragaruka, bamuheza amavuta arisiga aritunganya, yicara ngo bamutumirizaho icyo kunywa, baricara barasangira bararya. Atari ku butaha basi n'ujya ujye uduteguza kugira ngo tujye tubasha kwitegura. Hanyuma rero igihe cyarageze, wa mugabo aragenda, aribaza, agenda yibaza umugabo utarakaye ibiki. Umugore ntashye ubwoba, arategereza, yibwira ko umugabo azabibwira umuryango, bakamuhamagara bakamwicaza. Birangira umugabo atabikoze, arayoberwa, umugore abura icyo gukora. Urabizi ko n'umuntu utazi ikintu atekereza gufatiye mu cyaha, kandi cyaha gikomeye bamuciye inyuma. Nuko igihe kirashyika, agiye kugenda mu kazi, abwira umugore ati uyu munsi mfite umushyitsi, akira amafaranga uze guhaha inkoko, ntihagire umuntu yiryaho, wahawe utuntu ibi n'ibi ushyira ngaha, umushyitsi naza uza kubona uburyo umwakira. Umugore nyine aritegura. Umugore we yibwira ko ari abanyamuryango cyangwa se iwabo bagiye kuza kumuhana. Umugabo atashye yitahiranira na bashiki bacu bari bahagaze ku muhanda, indangamirwa. Ageze mu rugo abwira umudamu ati reka uyu mushyitsi icyumba cyanjye nawe. Nuko umushyitsi yaragiye aramwereka. Umushyitsi aricara, undi ahita amusanga mu cyumba, abwira madamu ati shyira amazi muri dushe.
baratanya batari ko se umushyitsi mu cyumba cyanjye bikindi cyati ceceka wowe kora ibyo nkubwiye kandi umbabare utavuga byinshi wowe kora ibyo nkubwiye bashyira amazi muri dushe umugore ashyira amazi nubwo ari umukozi wayashyizemo by the way ni umugore yabisabye umugore nuko ngo nuko ye aha tigi nuko aha noneho rero umugabo abwira yandangamirwa ati rero muhamagaye ahangaha nashaka kugira ngo turyamane icyo nshaka ndashaka kugira ngo uze kurira utake n'ibindi nk'ibyo bajya muri dushe umukozi mu ndangamirwa banje kujya muri dushe iragaruka barigana mu cyumba bakajya baseka bagira bate umukobwa acishamo anarira umugore ati kabaye banciye inyuma n'ubu barasoza njya madamu ati nshyira amazi muri dushe ushyiremo menshi ngiye gukarabana n'umushyitsi umudamu ariko atarabyumva neza agezeyo ashyira amazi muri dushe umugabo na yandangamirwa barasohoka bajyana muri dushe barongera baragaruka barisiga bagaruka muri salo abwira madamu ati noneho twakire zana ibyo kurya turiye n'icyo kunywa madamu aramwakira bararya baranywa madamu yicaye aho ngaho arangije bamaze kuganira abwira madamu ati fatira aho ngaho ibihumbi 100 angahe umere uyu muntu 180 arayamuhereza arangije ati ngaherekeza uyu mushyitsi umugore amuherekeza arongera aragaruka arangije amubwira ati umugabo ahita aterura amubwira ati urinjije humura aya mafaranga duhaye irandangamirwa ntabwo yakemura ibindi bibazo bya hano mu rugo mbere yo kuncinya umujyi ubanza utekereze nkucinya umureba kugira ngo wumve akababaro wanteye ikindi cya kabiri sinigeze ndyamana nawe nshaka kugira ngo nkumvishe ukuntu nababaye urya munsi wowe urabyumva gute rero kuba nkoze birabi ntabwo najya guteza umuryango wawe kuko ibyo rugo tugomba kubihanduringa twebwe ubwacu hagati yacu sibyo hanyuma ndumva uvanyemo isomo umugore ahita apfuka amasaba umugabo imbabazi atumbabarire mugabo mwiza ntibizongera kuva icyo gihe n'iteka ryose umugore yamenye umugabo we ntiyongera kugira igitekerezo cyo kumuca inyuma urabyumva ute wabigira ute